bakundwa muri Kristo Yesu Umwami, twongeye gushima Imana iduhaye uyu mwanya wo kongera kandi kubonana no kuganira ijambo ry'Imana. Dusome nanone igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ni ibice 9 umurongo wa 5 tugeze ku wa 6. Uyu munsi turasoma ibice byinshi, turongera gusoma ubutumwa bwiza bwa Luka ibice 2 umurongo wa 10 tugeze ku wa 12, Matayo 2 21 na 23, Timoteyo wa mbere 1:5, Timoteyo wa 2 umurongo wa 8, nako Timoteyo wa mbere ibice 2 umurongo wa 5. Turasoma aho hantu ariko turahasoma twihuta. Yesaya haragira hati, nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware bwe buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Tujye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 2 umurongo wa 10 kugeza ku wa 12. Haragira hati, marayika arababwira ati, mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza bavukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba Kristo Umwami. Ngira ngo dushatse twanahagararira naho ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya mbere umurongo wa 21 n'uwa 23. Haragira ngo, azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. 23. Dore umwari azasama inda, kandi azabyara umuhungu, azitwa Emanuweli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Dusoreze mu rwandiko mu nzandiko za Pawulo, urwandiko rwa mbere ibice 2 umurongo wa 5. Haragira hati, kuko hariho Imana imwe, kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, ari we Yesu Kristo. 2 Timoteyo wa 2 ibice 2 umurongo wa 8. Haragira hati, ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, akazuka mu bapfuye, nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Amen. Data ukiranuka, Data ugira neza, Data waduhaye impano ikomeye itagereranywa n'ibindi ibyo ari byo byose, tugushimiye uyu mwanya mwiza. Kuri bamwe ni igitondo, abandi ni umugoroba, ariko twese hamwe tugushimiye ubuntu bwawe bugera hari mu gitondo bukagera n'ahari umugoroba, kuko wewe ntaho unaniwe kugera, uhagerera icyarimwe mu isaha imwe, mu munota umwe. Kubera iyo mpamvu ndagushima Mwami, kuko abumvira ijambo ryawe rigira icyo ribamarira, rihembura ubugingo bwa benshi, kandi udufashe natwe bagiye kurivuga, umwuka wera bari butuyobora. Turagushimiye kubyumvise ku bwa Kristo Yesu Umwami wacu. Amen. Bakundwa muri Kristo Yesu, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umukunzi wacu n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Imana ibampera umugisha, ubundi kandi mbifurije Noheli nziza, ngo mwakire
impano nziza Imana yatanze mu isi kugira ngo aze gucungura abatwarwa n'amategeko. Tugiye kuganira hejuru y'amazina ye. Buriya umuntu wese wavutse agira izina rye. Si n'umuntu gusa, n'inyamaswa zigira amazina yazo. Hariya mu Rwanda habaho igihe kimwe bajya bavuga ngo ni igihe cyo kujya kwita ingagi bakajya kuzita amazina. Usibye n'ibyo, ibiriho byose ibyo tubona byose bigira amazina yabyo, ajya atuma bitandukana n'ibindi. Waba wabonye inzovu ukavuga uti ni inzovu, wabona intare uti ni intare, intare ikaba itandukanye n'inzovu, ingona igatandukana n'intare. Ayo ni amazina y'ibyaremwe, n'abantu bafite amazina menshi atandukanye, kandi rimwe na rimwe usanga abantu bita amazina bataranamenya uko nyiraryo azaba. Hakaba iyo bamwita ribi kandi akajyana naryo, hakaba n'iyo bamwita ryiza cyane ritangaje ariko ugasanga ntakurikirana, ntasa n'izina rye. Reka mbaho urugero. Hariho umuntu bashobora kwita ngo ni Bwoba, ariko kandi ugasanga arakora iby'intwari kuko bamwise Bwoba bataramenya icyo ari cyo. Ise sinzi impamvu, cyangwa nyina sinzi impamvu ibitumye amwita Bwoba. Hariho abandi bita ba Rudahunga, ariko ugasanga ntibagira umutima nk'uko abantu babivuga. Nta mutima bagira kandi ntibakora uko izina ryabo rikora. Niyo mpamvu rero tugiye kuganira hejuru y'izina, amazina y'umucunguzi wacu. Kandi tuyaganira, reka mbanze mbabwire ko amazina agira agaciro gakomeye cyane, si imbere y'abantu gusa ariko n'imbere y'Imana. Ubundi kandi amazina ararwanwa. Intambara zibaho zose zizizwa n'amazina, kugira ngo izina ryabo ridashyirwa hejuru, izina ryabo ridakuzwa kuruta iry'abandi. Niyo mpamvu amazina agira intambara. Ntagiye kure kandi ndatanze ingero za kure, murabizi kuko amazina ari mu kurwanwa, nimubyibuke namwe. Reka ndeke kurondogora, ariko murabizi, muzi uburyo amazina arwanwa n'impamvu zituma amazina arwanwa. Kandi reka arwanwe mu kizamini Imana yahaye Adamu, uwo yari yaremye kugira ngo abe umutware w'isi, kuko Zaburi y'Ijana na 15 n'umurongo wa 16 bitubwira. Uravuga ngo ijuru ni iry'Uwiteka, ngo ariko isi Imana yayihaye abantu kugira ngo bayihingire, cyangwa se bahingire ibirimo, ngo kandi bayirinde. Itangiriro ibice 2 n'umurongo wa 15. Irya yo haruguru twatuvuze ni Zaburi y'Ijana na 15 n'umurongo wa 16. Ikindi kizamine Imana yahaye Adamu kijyanye n'amazina ni icyo kwita ibiremwa amazina. Bibiliya iravuga ngo Imana imaze kubirema byose, ngo ibizana imbere ya Adamu irabimuha, ngo kugira ngo arebe amazina byita. Ikongera ikavuga ngo icyo uko izina y'isi kintu, ngo kugeza n'ubu ngubu niryo zina ryacyo. Nubwo tubivuga mu ndimi zitandukanye, ariko dukurikiza bya bindi Adamu yise. Yabyise amazina, kandi niko biri, kandi niko bizaguma. Ntabwo inzovu izahinduka, izakomeza iba inzovu. Ntabwo inzovu izaba injangwa, ariko izakomeza iba inzovu, kuko niryo zina ryayo yiswe, kandi yaryiswe irikwiriye. Icyaha gikomeye cyatumye Imana inyuranya indimi zo mu isi ni uko abantu bishakiye izina rikomeye riruta, cyangwa se rigiye gusumba izina Imana yari yabahaye. Itangirira ibice 11 umurongo wa 4. Ubundi kandi mu masezerano y'Imana, Imana ijya isezeranya abantu bayo, ijya ibasezeranya kuzabaha amazina akomeye. Imana yabwiye Abrahamu, iramubwira ngo nzogeza izina ryawe. Ibwira Dawidi, iramubwira ngo nzaguha izina rikomeye mu mazina y'abakomeye bo mu isi. Ibyahishuriwe Yohana nanone nabyo ntibyarekeye aho ngaho, byamenye ko izina rifite agaciro. Bivugwamwo inshuro nyinshi bivuga ngo nzaguha izina, nzatura izina ryawe, nzavugira izina ryawe imbere y'abamarayika, izina ryawe sinzarihanagura mu gitabo. Ahandi akavuga ngo nzaguha ibuye nguhe n'izina. Urumva rero izina rifite agaciro nk'uko twabivuze,
kandi izina rikwiriye kuvugwa, rikwiriye no kugira icyo rimarira cyangwa se icyo rigaragaza kuri nyiraryo, icyo akora, imirimo yiwe n'ubutware bwe n'ubushobozi bwe. Tugiye rero kuvuga amazina bukeya y'umucunguzi wacu Yesu. Hari umuririmbyi nkunda cyane kandi sinjya ndeka kumuvuga mu nyigisho ndimo mbwiriza. Ni umuririmbyi waririmbye aravuga ngo izina nkunda ni irya Yesu, ngo risumba uko turivuga, ngo kandi ntawe wo mu isi worisingiza uburyo buhagije. Amazina y'umucunguzi wacu ni meza kandi aratangaje, kandi abamwe imigisha, abamwe ibyiza byinshi, ariko kandi kuyavuga uko ari ntitubishoboye kuko turi abantu. Ariko mu magambo makeya wakira ayo mazina ya Kristo, umwami watuvukiye mu isi, waje kwambara umubiri, kuko ijambo ry'Imana ribitubwira hariya mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 14. Ni umurongo twakunze kuguma gusubiramo cyane. Havuga ngo jambo uwo yahindutse umuntu, abana natwe, tubona ubwiza bwe, kandi ubwiza bwe bwasaga n'ubw'umwana w'ikinege w'Imana. Aho dusomye muri Matayo igice cya mbere n'umurongo wa 23 havuze ngo dore umwari azasama inda, ngo kandi azabyara umwana, ngo uzamwite Emanuweli. Risobanura ngo ni Imana iri kumwe natwe, ni Imana iri muri twe, ni Imana igendana natwe. Kiri aho hantu, reka mbabwire ngo biratangaje cyane, kandi abakristo bose tujya dukora iryo kosa. Sinzi ukuntu tuza dutinyana Emanuweli, Imana iri kumwe natwe. Ejo twaganiriye kuko Imana yaduhaye ibintu by'igiciro gikomeye, kandi ibiduhera mu mbaraga z'ubumana bwayo, kandi ibyo ngibyo turabivuga tukavuga ngo iyo twizeye Yesu ibyo biturimo. Ariko ugasanga imitima yacu yarakutse, tugira ubwoba, sinzi aho bujya buva, ariko nyine bufite aho buva nabwo. Kandi ntabwo turi buvuge hejuru y'ubwoba, ariko ikindi gihe nitubishaka cyangwa se uzasome Bibiliya uzabona ubwoba, ubone n'inkomoko yabwo, ubone n'amaherezo yabwo y'ubwoba. Ariko reka twiganirire amazina y'umucunguzi wacu. Umuhanuzi Yesaya ahaye yerekwa ibizaba kera, kuko yahanuye hagashira imyaka irenga 700 Yesu akabona kuvuka mu isi. Ariko aramwitegereza, sifa kwake Mungu. Erega buriya Imana yagize umugambi wayo wa kera, kandi iwusezeranya abantu, kandi iwuha abantu bahishurirwa, bagahishurirwa bakabona ibikiri kure, ariko bakabihimba n'amazina. Amaze Isaya aravuga ngo azitwa ngo duhawe umwana w'umuhungu, impano itangaje duhawe, turagabanye. Mbega kwirahira umucunguzi waduhaye ubugingo buhoraho. Tujya twirahira baduhaye inka zigapfa cyangwa zikanyagwa, tugasigarana amazina, ariko kandi amazina atagira icyo amaze. Nyamara reka twirahire umucunguzi wacu waduhaye ubugingo buhoraho, ubugingo buhoraho. Uwo twari dukwiriye kumuhimba amazina tukayavuga, ariko ntidufite umwanya. Reka twivugire aya ngaya umuhanuzi Yesaya yavuze. Yaravuze izina rya mbere ngo azitwa igitangaza. Igitangaza ni iki? Ni ikintu kitaraboneka, noneho hanyuma yabwo mukabona kiradutse, mukavuga ngo ni igitangaza, ngo ni igitangaza noneho cyabaye. Kandi reka mbabwire ko abantu bakunda ibitangaza, ariko kandi reka mbabwire ko banabitinya. Abantu bakunda ibitangaza, ariko kandi baranabitinya. Iyo bavuze ngo haraba igitangaza, abantu baza bagira ubwoba, ese sinje cyoja kubaho, ese icyo gitangaza cyokorerwa kuri nje byagenda bite? Ugasanga nabyo abantu barabitinye kandi babikunda. Ariko iri ni izina ry'igitangaza, kandi ni izina ryagarutsweho kenshi mu isezerano rya kera, ariko ntabwo turi bubivuge byose. Nyamara reka tuvuge ibice bitoya gusa cyangwa se bikeya. Hariya mu gitabo cy'Itangiriro ibice 32 n'umurongo wa 30, ni igihe Yakobo yari kwakirana na wa mugabo bari bahuye, amaze ngo bakirane cyane, ananiwe kumutsinda mukora kuri wa mutsi w'inyonga y'itako urareguka. Yakobo abwira wa mugabo bari ko bakirana, aramubwira ati mbwira izina ryawe. Undi atese urambariza iki izina ryanjye? Ngo amuhera y'umugisha. Wumve neza, ni izina ritanga umugisha,
ni izina rihindura amateka y'umwana w'umuntu. Ni igitangaza, azitwa igitangaza. Igitangaza gihindura ubuzima bwa muntu, kigahindura imibereho yawe, rigatanga umugisha. Ni izina rije riziburinda zari zizibye, amaze bakabyara. Haleluya. Ibyo byo si ibyo tuvuga gusa byo mu byanditswe byera, ariko twakubwira n'amateka y'ibyo twiboneye. Twabonye ingumba zigumbuka muri iryo zina ry'igitangaza. Reka mbajyane hariya mu Bacamanza 13 umurongo wa 17 ukageza ku murongo wa 18. Hatubwira igihe Manowa yari amaze kubonana n'uriya marayika wavuganaga n'umugore wiwe, aramubwira ati reka tukuzimane umwana w'ihene ugumaha. Undi aramubwira ati sinzanira ibyo kurya byanyu, ariko niba ushaka gutanga igitambo utambe. Ngo awushyira hejuru y'urutare, umuriro ruturukamo muri rwa rutare, marayika azamuka mu birimi by'umuriro. Ariko yari amaze kumubaza ati ese izina ryawe witwa nde, kugira ngo igihe nigisohora tuzagukurira ubwatsi? Aramubwira ngo urambarize iki izina ryanjye, ko ari izina ry'igitangaza. Ni izina ry'igitangaza, izina rizamuka mu muriro, amaze mu birimi by'umuriro, abantu bagatangara bakibaza ngo ese bibaye bite? Ni izina ry'igitangaza. Reka nkubwire uburyo izina rya Yesu ari izina ry'igitangaza. Bwana asifiwe sana, Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yesu ubwiwe ni igitangaza. Ni igitangaza kubona Imana ihinduka umubiri, igahinduka umuntu. Pawulo yarabyanditse aravuga ngo si ugushidikanya ubwiru bw'ubumana burakomeye, ngo Imana kuboneka iri mu mubiri. Ni igitangaza kubona Imana ihinduka umuntu, ikabana n'abantu, igaturana n'abantu. Ni igitangaza kubona Imana ibana n'abantu, Imana igendana n'abantu, Imana ivugana n'abantu, Imana igasangira n'abantu. Abanditsi b'ijambo ry'Imana baravuze ngo nurya twabonye n'amaso yacu, ngo intoki zacu zimukoraho. Ni igitangaza. Yesu ni igitangaza, ubwiwe ni igitangaza, n'ibyo akora ni ibitangaza. Reba, reka mvuge ibintu bibiri gusa amaze tuve kuri iryo zina. Reba wa mugore wari ufite icyago cy'indwara, ariko ngo akore ku myenda ya Yesu, indwara yiwe irahagarara, arakira. Yesu ni igitangaza, n'imyenda ye ni igitangaza. Reba aha yagenda hejuru y'inyanja, abantu baratangara cyane. Yesu ni igitangaza, byatumye abantu banibaza ngo mbese uyu ni muntu ki? Ni igitangaza. Njya numva mu biterane byinshi abantu batanga amatangazo, bakavuga ngo tuzakora igiterane hanya naka, ngo uzaze kwakira igitangaza cyawe. Reka nkubwire ngo nta kindi gitangaza kiruta kwakira Yesu mu buzima bwawe. Ni wakira Yesu mu buzima bwawe, akinjira mu buzima bwawe, ukamwakira, umenya ngo nicyo cyamuzanye mu isi, yavukiye mu isi kugira ngo mpabwe igitangaza. Mugendane ni igitangaza cyawe. Ntuje kukirebera kure, ariko kirebere muri wowe, kuko Yesu yaje kugira ngo abane nawe. Reka tuje ku izina rya kabiri. Ni umujyanama. Umujyanama utangaje. Kubera iki? Kubera ubwenge afite. Yesaya ibice 11 umurongo wa 2 hatubwira ibintu 7 afite. Ibintu 7 afite. Ubisome kuko nta mwanya dufite wo kubisoma. Niyo ya myuka 7 mujya musanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, akavuga ngo imyuka 7 y'Imana. Nibyo bintu 7 byanditse muri Yesaya ibice 11 ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nje, nicyo cyatumye asigira amavuta. Yarasizwe kugira ngo agire ubwenge butangaje, ubwenge burimo ubumenyi, bumenya ibyo umuntu atekereza, bukamenya ibyo umuntu yibwira, amaze bukamubwira inama. Uje kubisoma muri Yesaya 11 umurongo wa 2, Yesaya nanone ibice 28 umurongo wa 29, ibice 50 umurongo wa 4, ahavuga ngo nahawe ururimi rumeze nk'urw'abigishijwe. Ni umuhanga wabyigiye uhereye kera. Kuva ibice 4 umurongo wa 2. Ni umujyanama wacu utangaje. Mvuko agira inama ari amatorero 7 yo muri Aziya, aje babwira ngo unesha nzamugira ntya, akakubwira ngo hariho icyo nkugaya, ariko inama nguhaye wihane.
inama nguhaye wihane no muri uyu munsi uhaye numva Yesu ni umujyanama wawe kandi arakubwira ngo wihane mu nzira zawe izo unyuramo izo ugenderamo kuko nicyo cyamuzanye mu isi ngo ni wihana aguha ubugingo buhoraho. Izina rya gatatu yitwa ngo ni Imana ikomeye, Imana itajineshwa. Dawidi amaze kwitegereza iby'Imana ivuganye nawe itumye wa mugaragu wayo Natani, amaze aravuga ngo ibyo nibyo bijya bikumenyekanisha kuko uri Imana ikomeye, ngo nibyo uvuze nibyo ukora, ibyo nibyo bijya byerekana kuko ari Imana ikomeye. Nicyo cyatumye anahangara kurwana na Goliyati, nuko yamubwiye ngo wewe wanteye ufite uducumu n'amacumu, ariko njyewe naguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, ngo kugira ngo umenye yuko muri Isirayeli haba mu Imana. Ni Imana ikomeye, Imana itameze nk'ibindi bigirwamana ibyo bita Imana atari Imana, ariko dufite Imana ikomeye. Bakundwa muri Kristo Yesu, Imana yaje kutwiyerekanisha mu buryo bwayo butangaje. Nicyo gituma mu butumwa bwiza bwa Yohana havuga ngo nta muntu wigeze kubona Imana ngo abeho, ngo ariko umwana uri mu gituza cyase ngo niwe waje kuyigaragaza. Yesu yaje guhishura Imana ngo ayerekanire muri twe, ayerekanire mu bitekerezo byacu, ayerekanire mu ngingo zacu, yerekane kuko dufite Imana ikomeye. Imana irusha izindi amaboko, ni umwami utwara abatware, ni nyirimbaraga n'igitinyiro cyinshi. Nehemiya 9:32. Dusome izina rya kane abariryo tugiye kuganira. Twari tuvuze ngo izina rya mbere ni igitangaza, izina rya kabiri ni umujyanama mwiza ukomeye, inama ze zihoraho iteka ryose kandi ntayobya, agira umuntu inama zikwiriye. Mu byo wacanganyikiwemo baza Yesu arakubwira inama. Icya gatatu ngo ni Imana ikomeye, na biriya bihaye bigutinyisha bigukuye umutima, menya ngo mu isi haje Imana ikomeye ibana n'abantu. Izina rya kane ngo ni Data wa twese uhoraho, Data wa twese uhoraho. Data wa twese uhoraho ni izina ritwereka iki? Ni izina ritwereka impuhwe, ni izina ritwereka imbabazi, ni izina ritwereka urukundo. Yesu agirira abantu biwe impuhwe, Yesu agirira abantu abakunda urukundo rutangaje. Umwanditsi w'indirimbo ya Salomo mu bice 8 yaravuze ngo urukundo rurakomeye nk'urupfu, ngo tiruje rugondeka nk'imva. Urukundo rw'Imana ruratangaje. Bibiliya iratubwira ngo twisanze muri urwo rukundo, ngo nicyo gituma Imana yakunze abari mu isi cyane itanga umwana wayo w'ikinege, umwana wavutse akabyarwa n'umugore. Uwo nguwo niwe waje kwerekana Imana, niwe waje kuyihishura. Atwereka iki? Impuhwe z'ububyeyi, urukundo rwa kibyeyi, imbabazi za kibyeyi. Ikindi aje atwereka ukuntu atwitaho uko bukeye n'uko bwije. Ndabizi ko mbaye nganira n'abashumba kandi bafite imiryango, bafite abana, ariko uzi ko umuntu aje ahora atekereza abana biwe, habe niyo nabo bamaze kuba abagabo, ariko ukabatekereza nk'abana, ukaje ubatekereza nk'abana. Tekerezaga twebwe turi babi. Mugani wa Yesu yaravuze ngo mwebwe muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, ngo ariko so wo mu ijuru azarushaho kubahereza ibyiza. Muri Kristo Yesu nimwo twaboneye Data wa twese uhoraho. Yabibwiye Filipo hayamubaza ati twereke Data gusa biraba biduhagije. Yesu aramubwira ati Filipo we, iyi myaka yose twabanye nturakamenya uwo ndi, tuzi kuko ndi muri Data na Data akaba muri nje. Uwakiriye Yesu yakiriye Imana Data, afite urukundo, agufitiye urukundo, agufitiye imbabazi, agufitiye n'impuhwe nyinshi cyane. Ibyo twabisoma henshi muri Yesaya 63:16, ukabisoma muri Zaburi 103 no muri Yohana 5:17. Ariko reka tuje kurindi zina. Amazina yiwe yose aratangaje kandi n'amazina y'icyubahiro agaragaza Yesu k'Imana yaje mu bantu. Ni Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Izina rya gatanu yitwa ngo ni igikomangoma cy'amahoro, Prince de la Paix, Prince de la Paix. Igikomangoma cy'amahoro. Yesu niwe mahoro yacu kandi niwe unayatanga. Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, ariko Pawulo arandika mu Baroma 5:1 aravuga ngo ubwo twatsindishirijwe no kwizera, noneho dufite amahoro ku Mana. Umuririmbyi nawe araririmba aravuga ngo amahoro Yesu atanga
ngo ntagira akagero ntaje arondoreka, ngo aje ahumuriza abayafite, ngo nutayata ntabwo uzayakurwaho. Akira amahoro ya Kristo Yesu. Nawe we Yesu wenyine amaze kuzuka yabwiye abigishwa biwe, arababwira ngo amahoro yanje abe muri mwe, ngo amahoro yanje ndayabasigiye. Akira ayo mahoro, akira ayo mahoro atangwa na Yesu. Ni amahoro atagira akagero, ni amahoro atagereranywa, ni amahoro yo mu isi. Amahoro yo mu isi imbere y'amahoro ya Yesu ameze nk'akanyunyuzwa. Ariko hari igihe ab'isi bavuga ngo bafite amahoro, ariko reka nkubwire ngo amahoro yabo ni nk'akanyunyuzwa, karya gasukari kaba mu kanyunyuzwa, niko amahoro yabo mu isi ameze. Ariko amahoro ya Yesu ntagira akagero, ntarondoreka, ngo aje ahumuriza abayafite. Sifa kwake Mungu. Mu bibazo ufite none, reka uhumurizwe n'amahoro ya Kristo. Tuganire amazina y'ubumuntu bwa Kristo, amaze tuyavuge mu kanya gatoya gira dusoze. Izina rya mbere yitwa umwana w'umuntu, kandi iryo zina riratangaje cyane, ryavuzwe inshuro nyinshi mu isezerano rya kera, mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli no mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Iryo zina umwana w'umuntu rivugwa kenshi cyane, rivugwa kenshi cyane, kandi umwana w'umuntu bariko bavuga ngo mbona usa n'umwana w'umuntu, mbona usa n'umwana w'umuntu uje mu mushyi umwe. Muri ibyo bitabo rivugwa inshuro 92, ariko mu njiri rivugwa inshuro 80, kandi Yesu wenyine niwe warivuze ko ari umwana w'umuntu. Kandi iryo zina ararikunda, yabaye umwana w'umuntu mu isi, aba umwana w'umuntu mu isi, yiyita umwana w'umuntu. Yakundaga kubivuga cyane ngo umwana w'umuntu. Noneho Pawulo ngo aje kuvuga ngo n'umwana w'umuntu mu isi, kandi no mu ijuru ngo n'umwana w'umuntu. Aravuga ngo muri iyi si ngo mu ijuru dufite Imana imwe rukumbi, ngo kandi hariyo n'umuntu umwe, ngo nawe ni n'umuhuza w'Imana n'abantu, uwo ni Yesu Kristo. Bituma yandikira nanone Timoteyo ku bice 2 bya Timoteyo wa 2 umurongo wa 8, aramubwira ngo uje wibuka Kristo Yesu wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, ariko kandi ngo wapfuye akazuka, ngo kuko ubutumwa bwiza nahawe bubivuga. Reka mbabwire ngo iyo tuvuga kuvuka kwa Yesu, tuba twavuze no gupfa kwe. Kandi tutavuze kuvuka kwa Yesu ngo tuvuge no gupfa kwe, ngo tuvuge no kuzuka kwe, ngo tuvuge no kuzamuka kwe, ngo tuvuge no kugaruka kwe. Ubutumwa bwiza tuba twabugize uduce, ntibuba bwuzuye. Ariko kugira ngo ubutumwa bwiza bwuzure, ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu, nuko haba ivuka rya Kristo, hakaba gupfa kwe, hakaba kuzuka kwe. Bibiliya iravuga ngo ariko noneho Kristo yarazutse, ngo niwe muganura w'abasinziriye, ni umuganura w'abizera Yesu. Kubera iyo mpamvu yarazutse, yitwa ngo ni imfura yo kuzuka. Iryo ni irindi zina ryiwe. Ariko twasomye irindi zina ritangaje, ngo uzamwite Yesu, kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Kugira ngo abakize ibyaha byabo, nuko abanza agahinduka icyaha ku bwabo, amaze hanyuma yabwo akagira ate, agahanira icyaha mu mubiri wiwe, twebwe tugahabwa umudendezo, tugakurwaho urubanza. Noneho Pawulo arandika mu Baroma 8 umurongo wa 1, aravuga ngo noneho ntateka abari muri Kristo Yesu bazacirwaho, ngo kuko itegeko ry'umwuka ryambatuye mu bubata bw'itegeko ry'icyaha n'urupfu. Yesu yaje kwikorera ibyaha byacu by'abari mu isi. Yaravutse, tumwakire mu mitima yacu, kandi ntazongera kuvuka, ariko ahubwo yarazamutse. Ahubwo tumutegereje kwagaruka kugira ngo aze kwima ingoma yiwe yiteka n'iteka, kandi tuzimana nawe. Bakundwa, Imana iduhana umugisha. Kuvuga Yesu ni umugisha, kuvuga Yesu ni umunezero, kuvuga Yesu ni iby'igikundiro. Imana ibaha umugisha kubwa Yesu Kristo umwami wacu.